Tubahaye ikaze mwe mudukurikira umunsi ku wundi, n'ubonye videwo ari ubwa mbere gerageza ukore subscribe kugira ngo n'indi videwo tuzajya ducishaho itazajya igucika, tujye tubana gatanu kuri gatanu kuko twebwe tuzwiho kugira imari za makeya zishoboka, za mari umuntu aba yibaza ngo nakuraho imari y'amafaranga angana gutya, hano niho ziba zibereye. Tugenda tubagerera mu nce rero zitandukanye z'akarere ka Gasabo, cyane cyane twibanda mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali, mu nkengero zawo, aho tugenda tubazanira imari zigiye zitandukanye za make zishoboka. Tubasaba rero kudukandira subscribe, mugasharinga n'izi videwo, hari ushobora kuyireba ikaba yamugirira akamaro, ugasanga yiboneye ahantu hari mu byifuzo bye. Aha hantu rero hahagaze miliyoni ebyiri, kandi miliyoni ebyiri zirimo ibiganiro. Nawe ibaze, hakaba hafite pariseri ngari, hakaba hagizwe rwose na pariseri ngari. Uyu muntu aravuze ati ngenda akagurisha ikibazo mfite nkikemure, tugiye kubereka pariseri yayo. Ni ahantu hagari rwose, reka tubereke pariseri yaho. Mwabonye pariseri yaho? Nimwirebere imari, dore imari, dore imari wowe. Ni ukuvuga ngo iyi pariseri yayo igabana, murabona aha hahinze, ntago harimo, ni uguturuka aha ngaha hadahinze nk'uko mubibona, gutambika kugeza hano hirya. Hano hirya ni pariseri ngari cyane rwose, ushobora kuza ukihahira kuri miliyoni ebyiri, ukaba waganira na nyiraho akaba yagira aho ayakugabanyirizaho. Ni ukuvuga ngo bizamukira hano bikagenda bikazamuka ruguru. Urabona ko ari muri pariseri rwose ngari, bikamanuka bikagera kuri uyu mukingo. Ni ahantu hafi n'umuhanda, uramutse ufite moto wajya uhataha. Ikindi, umuriro, ufite uburyo wahita ufata umuriro kuko muri kuwubona ni haraguru yawo. Murabona rero iriya poto ni iy'amashanyarazi, ushobora kuza ugafatiraho. Iyi nzu rwose irahendutse, ikaba iherereye mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi. Ni hamwe mu hantu kugera mu mujyi wa Kigali bitagora. Ku bijyanye n'amatike, kuva i Musave ni inote y'1,500. Murumva inote y'500 uva hano kuri iyi nzu ugera i Musave, ntabwo ari amafaranga menshi rwose uvuye kuri kaburimbo. Iyi ni imari iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali, idakwiye kugucika, ifite pariseri ingana gutya. Ni ahantu ushobora kubika amafaranga yawe ejo akikuba inshuro ebyiri. Ni ahantu heza cyane hadakwiye kugucika. Ngaho muduhamagare, nomero murazibona aho hasi, tubafashe tubahe iyi mari. Murakoze kandi turabashimiye, mukomeze kugubwa neza cyane.